Pasiteri, ese isezerano ni isezerano ni ubwumvikane hagati y'abantu babiri, hagati y'umuntu n'itsinda cyangwa hagati y'amatsinda atandukanye. Isezerano ari umurage ririmo n'ijambo umurage. ni kuki bavuga isezerano rya kera n'irisha? Nuko Imana yagiranye amasezerano kabiri n'ubwoko bwayo. Kwandikwa kw'isezerano risha vyatewe n'iki? Isezerano rya kera ryabuze iki? N'irisha n'irihe? None rero mu isezerano rya kera ibyaha biratwikirwa. Isezerano rya kera rero rigahuza Isirayeli n'Imana binyuriye mu mutambyi, naho twe isezerano risha rikaduhuza twese na Kristo. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge shalom shalom, abari ku mugabane w'Uburayi shalom shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Nkuko murate kumwe na Dr. Revera Dr. Naho neza. Makuru yanyu Shalom shalom. Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza kuko tukiriho. Uyu mwanya uduhaye wo gusangiza bene data ijambo ryawe. Reka ijambo rye rigira umumaro, rihembura imitima ya benshi kandi rikomeza bizera. Mu mpande enye z'isi, mu mahanga yose urahari kubera hose icarimwe. Komeze mwami gukomeza ukukwizera kw'abera barahatandukanye kugira ngo ijambo rye ribashe kubamara inyota, kandi mu gihe gito Yesu Kristo nagaruka gushikira itorero bose bazamusanganire babone ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Pasiteri, urakoze, Imana igumugisha kwitabira ubutumire. Pasiteri, tuyoganiraho ku itandukano riri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano risha. Pasiteri, ese isezerano ni iki? Isezerano ni ubwumvikane hagati y'abantu babiri, hagati y'umuntu n'itsinda cyangwa hagati y'amatsinda atandukanye. Ariko usomye mu Baheburayo igice ca 9 umurongo wa 16 n'uwa 17 havuga ko isezerano ari umurage ririmo n'ijambo umurage. Urakoze Pasiteri, ni kuki bavuga isezerano rya kera n'irisha? Igituma bavuga isezerano rya kera n'irisha nuko Imana yagiranye amasezerano kabiri n'ubwoko bwayo. Nuko uvuga ngo mu isezerano rya kera Imana yagiranye amasezerano n'ubwoko bwa Isirayeli nk'umwihariko, ariko ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice ca mbere umurongo waho uwa mbere kugeza ku murongo waho wa kabiri haravuga ngo kera Imana yavuganiraga na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu bihe bitandukanye, ngo ariko mu minsi y'imperuka ngo Imana izavuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ahangaha niyo ijambo ry'Imana riravuga ngo ari we yaremesheje isi. Nuvuga ngo hari igihe cabaye Imana ivugana na ba sogokuruza ariko binyure mu kanwa k'abahanuzi, ariko mu gihe c'imperuka duhabwa isezerano ko izavugana natwe binyure mu kanwa k'umwana wayo. Ubwo nuvuga ngo ni Abaheburayo igice cyaho ni icya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ubwo rero isezerano rya kera ni isezerano Imana yakoranye n'ubwoko bwa Isirayeli nk'umwihariko, ariko isezerano risha noneho rero ikorana natwe binyuriye mu nzira ya Yesu Kristo nk'umuhuza w'abantu n'Imana. Urakoze Pasiteri, kwandikwa kw'isezerano risha vyatewe n'iki?
isezerano rya kera ryabuze iki? Mu Baheburayo igice cyaho ni igice cya 7 umurongo waho wa 11 n'uwa 12 haravuga hati iyabaye gukiranuka cyangwa se gutunganywa kose kuba kwarazanye n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko nico gihe abantu bahererwaga amategeko. Haravuga ngo niki cyatumye kundi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki atari mu buryo bwa Aroni. Jambo ry'Imana ravuga ngo ubutambyi bwahindutse nizo mpamvu amategeko nayo akwiriye guhinduka. Ku murongo wa 18 ravuga ngo kubw'intege nke n'umumaro muke byatumye amategeko ahinduka. Noneho 8 umurongo wa 7 Abaheburayo haravuga ngo isezerano rya mbere iyo ryinonosora ntihajaga kuba ngombwa ngo hashakwe irindi. Ubwo no kuvuga ngo ntabwo ryabashe kwinonosora, nizo mpamvu hashatswe irindi. Byari ribura kwinonosora, byari ribura gutunganya abantu mu gihe c'Abalewi. Urakoze. Itandukaniro hagati y'ubutambyi bw'isezerano rya kera nirisha nirihe? Ubutambyi buratandukanye, ubw'isezerano rya kera buratandukanye kuko bubaka ihema ry'ibonaniro. Iryo hema ry'ibonaniro ryashushanyaga Yesu icya mbere, icya kabiri ryashushanyaga itorero, icya gatatu ryashushanyaga noneho umwizera. Nizo mpamvu natwe imibiri yacu ari urusengero. Anga noneho rero ihema ry'ibonaniro ryagiraga imyanya 3 igaragara. Turi kwerekana ubutambyi bwa mbere. Iyo myanya 3 igaragara cyari igikari, hakaba hera, hakaba na hera cyane. Ariko igikari cabagamwo ibintu bitatu. Habagamo igikarabiro, hakabamo igicaniro cyo koserezaho ibitambo, hakabamo noneho n'ameza yo gutunganirizaho ibitambo. Igice cya kabiri cyitwa ahera, aho iteraniro ry'Abisirayeli babaga, kuko icya mbere ni abanyamahanga bo gushungera. Ariko icya kabiri cyabaga mu iteraniro ry'Abisirayeli cyagiraga nacyo ibice bitatu. Hari ameza y'imitsima yo kumurikwa 12, hakaba igitereko c'amatabaza, hakaba noneho n'igicaniro c'imibavu, hakaba none igice cya gatatu cyitwa ahera hahera cyangwa ahera cyane. Aho habaga hicotero cacuzwe mu izahabu, hakabamo n'isanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano yabagamo inkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo, ariyo agaragaza ubudahangarwa bw'Imana. Hakaba ibisate by'amabuye 2 byari byanditsweho amategeko 10, hakaba noneho n'urwabya rurimo manu rwashushanyaga umutsima w'ubugingo. Angaha nibyo bitatu byabaga mu sanduku y'isezerano. Kwinjira hera cyane noneho wakuragaho inyegabo ico bita rido. Umwenda ukingirije ahera bavuga watabutsemo 2 yari rido. Noneho umutambyi yabaga yiyejeje kandi yinjiragayo buri mwaka. Yamara kwiyeza akinjira ahera hahera, yakura inyegamo agaca munsi y'amababa y'abamarayika abakerubi bahuje amababa. Ayo mababa y'abamarayika yabaga ari hejuru y'intebe y'ihongerero. Ubwo agaca munsi yabaga yakoze ibyaha yakwidaga umutwe ku ntebe y'ihongerero. Yabaga afite amaraso ataraye, ay'intama, ay'ihene cyangwa ay'imfizi y'inka. Ayo yose yari amaraso ataraye, akayamena ku ntebe y'ihongerero, ariyo mupfundikizo w'isanduku y'isezerano. Akihongerera ubwe yamara gahongera n'iteraniro ry'Abisirayeli. Ariko none ubitambyi bw'isezerano risha, angaha ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu Kristo yinjiye ahera hatubatswe n'intoke z'abantu. Ahangaha ntabwo yinjijwemo n'amaraso ye, ahubwo ntabwo yinjijwemo n'amaraso y'amatungo, ihene, intama, imfizi, ahubwo yinjijwemo n'amaraso ye. Noneho ntabwo yinjiye ahera gusa, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo atubonere gucungurwa kwiteka. N'Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 11 n'uwa 12. Ntabwo yinjijweyo n'amaraso y'ihene n'ay'intama n'ay'imfizi, ahubwo yinjijweyo n'amaraso ye ubwe. Yinjira mu ijuru ubwaho, atinjiye mu ihema ryakozwe n'amaboko cyangwa se ryaremwe n'intoke z'abantu, ahubwo yinjira mu ijuru ubwaho kugira ngo tubonere gucungurwa kwiteka.
ubwo nuvuga ngo ubutambyi bw'isezerano rya kera bwa buri mwaka buhoraho, ariko ubutambyi bwa Kristo bwahindutse ubw'iteka. Yesu Kristo rero yitamba rimwe, na nizo mpamvu ari ijambo ry'Imana rivuga ngo Melikisedeki uwo yari umutambyi wisumba byose, wa wundi wasanganiraga Aburahamu avuye gutsinda abami batanu Ikedorowamere, noneho ahesha Aburahamu umugisha. Aburahamu niwe yahaye icya cumi cya byose. Icya mbere aravuga ngo ni umwami w'i Salemu, bisobanura ngo umwami w'amahoro, kandi ni umwami wo gukiranuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntagira se, ntagira nyina, ntagira sekuruza, ntagira itangiriro ry'iminsi n'iherezo ry'ibihe, ahubwo ashushanywa n'umwana w'Imana, akaba ari umutambyi iteka ryose. Yesu yitambye rimwe rero kugira ngo yitambe iteka ryose kubwo kuba impongano y'abari mu isi yose, ariko umutambyi yinjiragayo rimwe agatanga amaraso y'itungo, kandi akitambira, agatambira na Isirayeli gusa. Biratandukanye rero. Murakoze Pasiteri, wari utubwiye ihema ko ryari rigize ibice bitatu. Ese igice cya mbere cyo mu gikari mu isezerano rishya ryasobanura iki? Igice cya mbere cyo mu gikari ntacongeye kubaho, kuko Imana yahuje amahanga kubw'umusaraba. Noneho rero atwunga n'Imana. Yesu Kristo aba arihinduka umutambyi usumba byose, kandi ari umutambyi mukuru. Niko Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 11 havuga. Ubwo noneho rero abanyamahanga ubu ngubu uyu munsi wa none ni abapagani, naho rero Isirayeli yo mu mwuka ni itorero. Nari nkubajije biriya bintu bitatu byari mu gikari, icyo bisobanura muri isezerano. Wavuze ko hariho ameza hakaba n'intuze, cyasobanura iki? Hari ameza yo gutunganizaho ibitambo, kwihana k'umutima w'umunyabyaha, igikarabiro ni ukwatura. Ubwo noneho rero hariya hariho n'igicaniro cyo koserezaho ibitambo, ruvanga ni amasengesho y'abihannye uwo mwanya. Ego, igice cya kabiri cyahera wavuze nako ko hari ibintu bitatu. Ibi bintu bitatu ugomba ko ubidusanisha, byasobanura iki mu isezerano rishya? Nabivuze ko ameza yo gutunganirizaho imitsima ari ya 12 yashusha, yari genewe imiryango 12 ya Isirayeli, kuko uyu munsi wa none umutsima ari umutsima w'ubugingo, ari umubiri wa Kristo Yesu. Hari igitereko c'amatabaza, Yesu ni umuco w'isi, ibyo biragaragara. Nico cari igitereko c'amatabaza gishushanya ko Yesu Kristo ari umuco w'isi. Ubwo noneho rero hari igicaniro c'imibavu, n'amasengesho y'abera. Nahera cyane. Yego, oya ntabwo arahera cyane. Bamba hera. None se tugiye ahera hahera byashushanya iki? Ahera hahera ni mu ijuru bwaho, ni ukuvuga ngo iyo ukweho inyegamo uvugana n'Imana, none umuntu akigererayo. Byagaragaye ko uyu munsi wa none buri wese ari umutambyi wigerera ahera. Ntabwo tugihuzwa n'Imana n'umutambyi witamba buri mwaka, ahubwo twahujwe n'Imana na Kristo kugira ngo natwe tuba abatambyi mu cimbo cye. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo bitangaza. Abizera bose rero iyo bemeye Yesu Kristo nk'umwami, bagahuzwa n'Imana na Yesu, bahinduka bose abatambyi b'ubwami. Urakoze Pastor. None se Pastor, ese twamenya ingabano z'amasezerano yombi? Isezerano rya mbere ryasohoreye ku rupfu rwa Kristo, na isezerano rya kabiri cyangwa ryo sezerano risha ryatangiranye n'urupfu rwa Kristo. Yego, urakoze Pastor. Ese nirihe tandukaniro ry'amasezerano yombi kubizera? Kubizera itandukaniro ni rinini, kuko kubizera isezerano rya mbere rikorera inyuma, na isezerano rya nyuma rikorera imbere. Ni ukuvuga ngo iyo umwuka wera yamanukaga aje gutabara abana b'Imana, yakoreraga inyuma, yamara kurangiza inshingano ye akigendera, umuntu agasigara ari wa wundi. Umwuka wera aza kuri Samusoni cyane, yamaze gutanyagura intare, umwuka wera aragenda. Umwuka wera aza kuri Dawidi cyane, ni Samueli ya mbere 16 umurongo wa 13, naho Samusoni ni Abacamanza 14 umurongo wa 5 na 6. Umwuka wera aza kuri Samusoni cyane, atanyagura intare kuko umuntu atanyagura umwana w'ihene arigendera. Umwuka wera aza kuri Dawidi cyane, yuzura imbaraga
Samweli amaze kumusukaho ihembe ry'amavuta, ariko nyuma arigendera. Yamara kugenda Samusoni agasubira mu mubiri nka mbere, yamara kugenda Dawidi agasubira mu mubiri nka mbere, agasubira mu byaha nka mbere. Ariko mu isezerano risha ijambo ry'Imana riravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data azabohereza undi mufasha ukubana namwe. Ntibishoboka ko ab'isi bamubona kuko batamurora kandi ntibamuzi, ariko mwewe muramuzi, ubwazaza azabana namwe kandi azatura muri mwe. Bisobanura ngo Umwuka Wera mu isezerano risha none hatura mu bantu bagahinduka icaremwe gisha. No mu isezerano rya kera Umwuka Wera yarazaga agakorana n'abizera, aragize inshingano agasubirayo. Biratandukanye rero, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, noneho rero mu isezerano rya kera Abisirayeli bahuzwaga n'Imana n'umutambyi umwe wiyejeje uko umwaka utaha, kandi uwo mutambyi akaba agomba kwitambirira ubwe mbere yo gutambirira abandi. Byanditswe mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, haravuga ngo umutambyi yatoranijwe mu bantu, atoranywa n'abantu ku bwabo bantu kugira ngo abe umutambyi wo kubahongerera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo akwiriye gutamba igitambo yihongerera ubwe kandi ahongerera n'abandi. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo akwiriye kwihanganira abayobya n'abatagira ubwenge kuko nawe agoswe n'intege nke. Nizo mpamvu akwiriye kwitambirira ubwe akabanza kwitambirira agatambirira n'abandi. Iyo ni itandukaniro. Ariko Yesu Kristo ni umuziranenge, ni Imana yigize umuntu. Ntabwo yinjiye ahera, yigize umunyabyaha atari umunyabyaha kugira ngo muri we abera duhinduke gukiranuka kw'Imana uyu munsi wa none. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri we aba ari icaremwe gisha, nuko duhuzwa n'Imana na Kristo ari Imana yigize umuntu. Ubwo rero biratandukanye. Icya gatatu kibitandukanya nuko ubutambyi bw'isezerano rya kera bwabaga buri mwaka uko umwaka utashe, ariko ubw'isezerano risha Yesu yinjiye ahera cyane kandi yinjira mu ijuru ubwaho kugira ngo yitambe rimwe atubonere gucungurwa kw'iteka, ntabwo bihoraho. None rero mu isezerano rya kera ibyaha biratwikirwa, naho mu isezerano risha ibyaha birababarirwa. Aho biratandukanye. Isezerano rya kera ibyaha biratwikirwa kuko byabaga buri mwaka, baba batatambye bikavumbuka, ariko isezerano risha ibyaha birababarirwa. Iryo ni itandukaniro rikomeye. Isezerano rya kera baryita beriti mu Giheburayo, na isezerano risha mu Kigiriki baryita diateke. Ayo yose ni amasezerano abiri yombi. Isezerano rya kera rero rigahuza Isirayeli n'Imana binyuriye mu mutambyi, naho twe isezerano risha rikaduhuza twese na Kristo binyuriye n'Imana binyuriye muri Kristo Yesu, bitarebye amoko, bitarebye abanyamahanga, bitarebye abayuda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntihakira abayuda, ntihakira abagiriki, ntihakira abagore, ntihakira abagabo, ntihakira ab'imbata, ntihakira ab'umudendezo. Abo bose bahuzwa n'Imana banyuriye muri Kristo Yesu akatubera umutambyi, kandi umutambyi iteka ryose. Urakoze Pasiteri, reka tugushimiye tukubwira Imana iguhe umugisha. Pasiteri, tugiye tutarasoza, watubwiye abantu bagera kuri bangahe barabahanuzi b'ibinyoma mbere y'uko isezerano rya kera ryandikwa? Ese aba bantu izi nyigisho zabo muri iki gihe ntizaba zihari? Zirahari cyane, zirahari cyane. Na n'uyu munsi hari abemera guhora bavuga ko isezerano rya kera rifite Imana yemera guhora, kuko batembera imbabazi zo muri Yesu, bakemera guhora, bakemera kugaba igitero baja mu ntambara kandi arabera b'Imana, kandi mu isezerano risha ari imbabazi. Nizo mpamvu navuze ngo mu isezerano rya kera ibyaha biratwikirwa, ariko mu isezerano risha ibyaha birababarirwa. Hari abacumva bakifite iyo myumvire, bakaba bacemera guhora, bakaba bacemera kurwana ari abakristo, bakumva ko afite uburenganzira kuko bamwendereje. Hari abakibyemera bameze nka Marisiyoni, hari abakimeze nka Montanusi, akavuga ko ariho abantu Umwuka Wera kubera afite impano, akavuga ko amukeneye ashobora kumusanga nabakaje arabagabira ku mpano akabaha. Abo bantu barahari. Akavuga ati baraninje wabasengeye ngo bahabwe Umwuka Wera, akagira ngo niwe wawubahaye ntamenye ko ari Imana yawubahaye. Barahari. Abameze nka Ariyusi bavuga ko Yesu ari imfura mu byaremwe, bagahakana ko Yesu ari umwana w'Imana, nabo barahari. Barahari cyane. Baba ngo Yesu ntabwo ari umwana w'Imana kuko Imana ntibyara, ahubwo Imana irarema.
Yego. barahari. Hakaba noneho rero na Pelaje bavuga ngo kuba umukristo ni imbaraga z'umuntu, barahari nabo. Bavuga ngo iyo ushaka kuba umukristo ashaka kuba umupagani ni ibintu umuntu ahitamo. Abo nabo bariho. Noneho hakaba noneho n'abakurikiza ibya dosete batemera ko Yesu yaje afite umubiri. Yego. Bakavuga ati Yesu niba ari Imana ni gute yakwambara umubiri. Bakavuga ngo hubwo nundi muntu bashushanije baramubamba aritakisha kugira ngo berekane ko ari Yesu watatse, ariko ntabwo Yesu yageze ku musaraba, ahubwo nundi muntu babambye mu cimbo ca Yesu, none hataka babyitirira Yesu. Hari abizera batyo bameze nk'abadosete. Ababione nabo barahari bavuga ko Yesu Kristo atari umwana w'Imana wabyawe, ahubwo ko ari umuntu ushimwa Imana yakunze akubera imirimo myiza no gukiranuka no gutungana na conduite, Imana ikamushima ikavuga ngo uzi ukwiriye kuba umwana wanje. Nkuko iyo abasaza b'uyu munsi wa none umugiriye neza aravuga ati mwana wanje urakoze, ntabwo ari uko abakubyaye ahubwo nuko abaremanye ubucuti nawe. Noneho re Yesu kubw'ubucuti bwe n'Imana imwitirira kuba umwana wayo. Hari abizera batyo b'abahanuzi b'ibinyoma nabo barahari. Babandi bavuga yuko hari n'abandi bavuze yuko bizera yuko Imana atari Imana ebyiri. Hari Imana ebyiri, hari Imana y'ingome n'Imana nziza, nabo nabahe nabo barahari. Yego. Bavuga gute? Bavuga nka Marcione nibyo twavuze, baba ko ari Imana ifuha, Imana ihora abana gukiranirwa kwa base. Hakaba n'Imana y'imbabazi yatanze Yesu Kristo, abo nabo barabivuga. Noneho abandi bakavuga ngo nukora icyaha Imana irakwica. Bakaba bakigendera muri ya Mana ifuha, aho kugira ngo asabye Imana itange imbabazi, bakumva bishimira ko wakoze icyaha yakwicwa. Nabo barahari. Bakavuga turakina n'Imana iragukindura, umuntu uzirengagiza amasengesho Imana izamupfakaza, umuntu uzatakorara Imana izamwicira abana. Hari abacizera batyo. Abantu bafite inyigisho z'ubuntu nabo bari muri iri tsinda ry'abandi. Abo bantu nabayobe kuko bashaka gutandukanya amasezerano, kandi isezerano rya kera ni igiti, isezerano risha ni imbuto. Ntabwo imbuto zakwera nta giti gihari, ariko igiti kitagira imbuto naco nta kamaro. Ubwo isezerano rya kera rigira akamaro kubera isezerano risha, kuko isezerano rya kera rihishurwa mu isezerano risha, n'isezerano risha rihishwe mu isezerano rya kera. Ntibitandukana rero, ahubwo isezerano risha ryuzuza isezerano rya kera. Ahangaha rero isezerano rya kera ni umushorera wo kutugeza kuri Kristo Yesu, kugira ngo abatsindishirizwaga n'uwo mushorera batsindishirizwe no kwizera. Byanditswe mu Bagalati igice ca 3 umurongo waho nuwa 23 kugeza 25. Biruzuzanya ntibitandukana. Abavuga ngo ubuntu Yesu yarabirangije birengagiza ko Yesu yahanuwe. Kandi noneho rero mu Baroma igice ca 3 umurongo waho wa 27 hari amategeko y'imirimo Yesu yadukuyeho, hakaba n'amategeko yo kwizera Yesu yadushimitsemo. Ahangaha rero imirimo mu isezerano rya kera itugeza ku kwizera, imirimo itugeza ku kwizera mu isezerano rya kera. Mu isezerano risha kwizera kukagaragazwa n'imirimo. Ubwo rero kwizera ni urufatiro rw'agakiza. Noneho rero imirimo ni ikimenyetso c'agakiza, naho ibitangaza ni ibimenyetso bigumana n'abizera, ntabwo ari urufatiro rw'agakiza. Akoze Pastor. Hariho n'inyigisho zivuga yuko atari ngombwa zo guterana. Hari inyigisho zivuga ati guterana ntabwo ari ngombwa, ati abantu babiri nubwo mwahura bagaye babiri mugasenga. Nazo inyigisho zirahari. Nazo zaba ari inyigisho z'ubuyobe. Oya, nabo babiri bafashwa nta kibazo, ariko ntimukirengagize guterana kwera. Na babiri baba bateranye. Ikibi nuko waba umwe, naho iteraniro ritangira ku bantu babiri. Ubwo rero bateranye ari babiri nta kibazo, ariko rero kwirengagiza guterana mu Baheburayo igice ca 10 umurongo wa 25 bavuga ngo ntimukirengagize guterana kwera nkuko bamwe babigenza. Ko hari abandi bantu bavuga nabo bavuga bati rero gutanga ibya 10 ntabwo ari ngombwa, ati kuko ati icya 10 cyacho mu isezerano rya kera, ati mu isezerano ntaho tubona ahantu handitse icya 10. Urabivuga iki? Nabo izo nyigisho zihari z'ubuyobe zivuga ko gutanga icya 10 atari ngombwa, byarangiye ari byo isezerano rya kera. Mu isezerano risha usomye muri Matayo 23 umurongo waho wa 23 ntabwo icya 10 cyavuyeho. Usomye na Luka
igice ca 18 umurongo wa 9 kugeza 14 ntabwo ica 10 cavuyeho ahubwo imyumvire yacu niyo yahindutse kuko bagitangaga mu bafarisayo kitagira imbabazi. Yesu aravuga rero ngo ica 10 ni ciza iyo giherekejwe no gukiranuka n'imbabazi n'ubutabera, ariko iyo kidaherekejwe n'imbabazi kiba gipfuye ubusa. Ubwo rero abera kuko duhuzwa n'Imana ku bwa Kristo Yesu, umwuka barakabagendera muri twe, bishaka kugira ngo ica 10 giherekezwe n'imbabazi no gukiranuka n'ubutabera, ariko icya kera cyo cyari nk'itegeko. Uyu munsi rero ni umutima ukunze uvuye ibi ugitanga uko ushobojwe, kandi wawe utagitanze ntabwo upfa kubera atari itegeko. None se ko waruvuze ngo kiba gipfuye gute? Iyo kitagira imbabazi kiba gipfuye ubusa, niko navuze. Kitagira imbabazi gute? Iyo kitagira imbabazi n'ubutabera. Yego no gukiranuka. Wasobanurira abantu kutabera vuga ngo ica 10 gitanzwe kitagira imbabazi gute, ubutabera gute? Nukuvuga ngo iyo abantu badakundana bagatanga ica 10 kiba gipfuye ubusa. Yego. Ahantu bari hose. Kandi iyo ujanye ituro ryawe ku gicaniro, Yesu yabisubiyemo muri Matayo 5 umurongo wa 23 ngo nujana ituro ryawe ku gicaniro ukibuka ko ari mugenzi we mufitanye ikibazo, rirambika iruhande usubireyo banze ukiranuke na mugenzi wawe ubone uzutanga ituro ryawe. Birahari nukuvuga ngo nukuja gutanga ituro ufite abo mugira ico mupfa mutikiranuye, kaba ufite amadeni utishuye, iryo turo watanze ntabwo ryemerwa kuko ubutakiranutse nabubana nabo. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana igumugisha ku mpuguro uduhaye. Reka dushimire n'umuntu wakanze subscribe cyangwa wakoze s'abonner, tukubwire ngo na Imana iguhe. Dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabishaka, tubwire na Imana igumugisha. Reka dushimire abantu muza mudushigikira mu bitekerezo, dushimire abantu mudusengera, mudushimire abantu muza mudushikira ku murimo w'Imana, nabo tubabwire ngo Imana ibaho umugisha. Reka nawe ushobora gukora ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora s'abonner, tugusaba no kugeza inyigisho ku bandi. Pastor, sinzi ko ari kindi wakongeraho kuri channel ya gusenga everyday 078 669 channel gusenga everyday 07669 murakoze. Imana iduhana umugisha. Urakoze Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe mu kiganiro. Reka tubashimire mwese tubabwire ngo ikiganiro nawe ubutaha. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.